Yezu akozwe, reka mbashimire mwe mwakoze subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibahe umugisha, ndetse nawe utarabashije kubikora ariko ukabasha kureba wagize neza, Imana ikumpera umugisha. Muri aka kanya rero ngiye gusubiza umuntu wambajije ngo ese umunywi w'inzoga cyangwa umuntu wanyweye inzoga hari aho ahurira n'uburwayi bwo mu mutwe? Reka ngusubize muri iri jambo ry'Imana riboneka mu Migani 23 umurongo wa 15 kugera ku wa 35 n'umutwe wa 24 umurongo wa 1 kugera ku wa 2. Kristo Yezu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, rero ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinyize sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana nawe amenyesha abakwemera Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ku bafite Bibiliya ntagatifu rero mu Migani 23 umurongo wa 15 haravuga ngo, mwana wanjye, umutima wawe nurangwaho ubuhanga, nanjye iwanjye uzishima, kandi nzanezerwa cyane. Umunwa wawe nuvuga amagambo aboneye. Umutima wawe ntukagirire ishyari abanyabyaha, ahubwo ujye uhora utinya Uhoraho, kuko bucya n'ayandi. Hakazaza igihe uzabona ko icyizere cyawe atari impfabusa. Tega amatwi mwana wanjye, ube umunyabuhanga, kandi umutima wawe uwuyobore inzira iboneye. Ntuzabarirwe mu banywi ba divayi cyangwa mu bashimusi, kuko abanywi n'abashimusi batindahara, naho kuryamira bikambika umuntu inshabari. Uzajye wumvira so wakubyaye, kandi ntugasuzugure nyoko namara gukecura. Ujye uharanira ukuri, woye kugutezukaho. Uronke ubuhanga, ubumenyi n'ubwenge. Se w'intungane ntazahwema kwishima, kandi ubyaye umunyabuhanga aranyurwa. So na nyoko nibanezerwe, uwakubyaye avuza impundu. Mwana wanjye, wite ku byo nkubwira, kandi amaso yawe anyurwe n'inzira zanjye. Ni koko umugore w'indaya ameze nk'urwobo rurerure, naho uw'umuvantara ni nk'iriba ry'imfungane. Nguwo arasekeje nk'umujura, ararekereje nk'umujura, abantu akabagwizamo abagambanyi. Ninde uhora ataka? Ninde uhora yicuza icyo yakoze? Ninde nyir'intonganya? Ninde nyir'amaganya? Ninde nyir'ingoma zitagira imvano? Ninde nyir'amaso yatukuye? Ni iby'abarara inkera kuri divayi, bagahora bashakisha inzoga z'amuki. Uramenye, ntukarebe divayi. Usanga ari intuku ibengerana mu nkongoro, ikamanuka inzira imwe mu muhogo, ariko amaherezo ikaryana nk'inzoka
ikadoma nk'impiri. Amaso yawe azabona ibintu by'amayobera, uvuge amagambo y'urudubi, umere nk'umuntu uryamye mu mazi magari cyangwa mu bushorishori bw'ibiti. Uzavuga uti bankubise ariko sindibwa, bampundaguye ariko ntacyo numva. Mbese nzakanguka ryari? Ay'ubusa nzongera nyivumbe. Ntukagirire abagome ishyari kandi ntukifuze kubana nabo, kuko umutima wabo ugambiriye ubwicanyi, iminwa yabo ikavuga ibibi. Kristo Yesu akuzwe. Ufite ibyo ukuyemo, nanjye mfite icyo nakuyemo, ariko ijambo ry'Imana riradushishikariza cyane kuba abahanga. Ijambo ry'Imana riradushishikariza cyane kugira ubwenge. Ntitugapfe guhubuka mu byo tubonye byose, ngo urajye wumvira so wakubyaye, kandi ntugasuzugure nyoko namara gukecura. Ese wowe so umufata ute? Nyoko umufata ute? Ujye uharanira ukuri, woye kugutezukaho. Hari umuntu ugira gutya akabona umubyeyi we arashaje, cyangwa akaba ari umuntu w'umukene, akavuga ati ubwo ndi umusirimu nkaba mfite imodoka, abantu bose banzi ko ndi umuntu w'umuherwe uvuka ahantu hakomeye, ati uriya ntawe nakwerekana yuko ari mama cyangwa ari data. Aha rero ndabaha akantu nigeze guhura nako, mumbabarire. Hari ahantu nigeze kwiga, simpavuze kuko mpavuze hari uwahura nabyo wenda akabitekereza, ariko hari umwana w'umukobwa wari warigize umwana wo mu bakire cyane. Nuko uwo mwana rero nyina agira gutya aza kumusura ku ishuri, kandi bazi ngo ni umwana wo mu bakire, ni umwana wo mu bisubizo. Nuko aje kumusura ku ishuri rero, bitewe n'uko nyina yaje yambaye, umwana amubonye yihakana nyina. Arangije aravuga ati reka ntabwo uriya mugore muzi. Ati se mwana wanjye kuko sura umwana wanjye, reka ntabwo nkuzi. Biza kugera aho ngaho, noneho aza kuvuga ati cyo kora nibuka ko yigeze gukora amasuku mu rugo, uriya yigeze kuba umukozi wo mu rugo iwacu, ati ariko nta handi hantu tuziranye. Umwana naje kumukurikirana, ndamubwira se muvandimwe, uriya koko ntabwo ari mama wawe? Ati reka. Ndamubwira nti rero muvandimwe, niba ari nyoko, niba atari nyoko njye ntago mbizi, ariko niba ari nyoko wakosheje kwihakana nyoko wakubyaye. Iyi minsi ya none rero abantu twifuza gukira, abantu twifuza kwigwizaho imitungo, ariko ugasanga twibagiwe ababyeyi bacu, kandi bageze igihe cy'izabukuru badukeneye,